hari imiti nyinshi, hari hipoteze. Mu by'ukuri abapaneliste batubanjirije baduhaye ishusho y'igihugu cyacu imyaka 60 ishize. Mu by'ukuri byakwiye kuba byavamo amarangamutima, ariko kandi byagaragaje yuko ikiremwa muntu nacyo kigira ngira ngo nabyita ni instant de survie. Ngira ngo mu Kinyarwanda umuntu yakita instant de survie. Ubwo niki cyatuma umuntu aramuka hari no kwibagiza kugira ngo no gushakisha imibereho. Ko gushakisha imibereho byatugaragarije ko byatuviremo ko hano hagaragara ko hari umwuka navuga ko kakwiye kuba cyaba amarangamutima, ahubwo cyavuyemo gutekereza, kuvanamo ahubwo ntuza critical thinking nunga mu byo Minister Utuma yatubwiye. Amahitamo yacu biragaragaza ko twasobanukiwe. Nkaba numva ntavuga ibingibi ntunganiye ku byo Utuma yatubwiye. Mwirinde abayobozi babakoresha ku nyungu zabo. Hano ndumva natanga ingero, nigeze no kuzivuga ariko ndumva nazisubiramo. Nuko aboretse kino gihugu, ntabwo ni ngombwa ko mvuga amazina, ariko baratubeshye ko bariya baducemwe ibice, badushakiye nuko twitwa kugira ngo badutanye, aribo umuntu yakwita ko ari ba ideologue bakuru bashatse abatutsikazi. Barabeshye. Ari Kayibanda, ari Sindika ubwabo bashatse abo icyo gihe bitwaga ko ari abatutsikazi. Baranarenga yaho kandi Utuma yanabivuze, baca inka mu Rwanda, babuza umwana w'umunyarwanda kunywa amata, ariko ubagize amaferme ababo barayanyoye. Izo ferme mwumvaga zari muri za Gishwati. Uyu munsi rero turibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi, kandi duhora twibuka. Uyu munsi twawuhariye kwibuka urubyiruko, abana b'u Rwanda ndetse n'imiryango yabo bose bishwe agashinyaguro. Kwibuka rero ni igihango twagiranye nabo, ariko kandi ni igihango twagiranye hagati yacu. Abatekereza ko hari ubwo tuzabireka bahumure, ntibizabaho. Bana bacu, muri imyaka 30 igihugu cyagerageje uko gishoboye kugira ngo tubarerere mu gihugu gitekanye kandi buri wese afitemo umwanya. Kubera amateka ya jenoside ariko ntabwo ibyo byari bihagije. Twagombaga no gutekereza uko mubana natwe twavukiye, tukakurira mu mateka asharira igihugu cyacu. Munyemerero bibutse gato aho igihango cy'urungano cyaturutse ndetse n'impamvu yacyo. Igihango cy'urungano cyaturutse ku runana rw'urungano mwiyemeje kugirana ubwo twari tumaze igihe dukorana ihuriro twise Umuseke mushya, ari naho twitaga New Dawn. Iri huriro ryatekerejwe kugira ngo urubyiruko rubone urubuga rwo kuganiriramo ibikomere bitandukanye byaturutse kuri jenoside, kuko twebwe nk'ababyeyi bijye bitugora gusobanura amateka twabayemo. Igihugu rero kibona urubyiruko nk'imbaraga zikomeye zubaka kandi vuba, nyamara kubaka abantu bagendana ibikomere byari bigoye. Byari ngombwa rero ko hatekerezwa urubuga abato baganiriramo, bakabasha kubohoka
no kubana neza nabyo kugira ngo bubake igihugu nabo ubwabo bubakitse. Urubyiruko rwasohotse muri ibyo biganiro rwiyemeje kunga urunana rw'urungano no kugirana igihango bise igihango cy'urungano. Ntekereza ko hari benshi byafashije, ubu bakaba bari imbere mu rugendo rwo kubaka u Rwanda. Bana bacu rero, nyuma ya jenoside byose byarihutirwaga, ariko ku isonga hakaba kwirenga no kubaha ubumwe bwacu, kwishakamo imbaraga zo kongera kubaka u Rwanda kuko ari ingobyi iduhetse. Nk'uko bikunze kuvugwa rero, buri generation igira mission yayo. Twebwe abakuru tubashimira ko mwumvise tutavuze. Igihango mwagiranye gikubiyemo kumenya u Rwanda n'amateka yacu, kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, kubana neza n'ibikomere yadusigiye, maze mugafatanya kubaka urwatubyaye. Twabonye bamwe mugira intege zo kuvuga no kwandika ibyababayeho. Aha navuga bamwe muri mwe ba Console Nishimwe watinyutse kutwandikira ubuhamya bwe muri Tested to the Limit, atubwira uko gufata ku ngufu byakoreshejwe nk'intwaro ikomeye muri jenoside. Hari na Albert nawe muri Mama ya Mathieu atubwira uko mama we yishe umuryango we. Hakongera akabana muri Moi le dernier Tutsi, igitabo cya Karori, atubwira inzira y'umusaraba y'abari bato muri jenoside ndetse n'abandi. Twabonye kandi n'abanditse batugira inama hazaza nka Irakoze watwandikiye That Child Is Me, atubwira jenoside mu myumvire y'umwana, ndetse na Transmitting Memories in Rwanda atwereka uruhererekane rwo kwibuka aya mateka. Hari benshi, hari na Kariza Lorette umaze kutwandikira Wet Under the Rainbow, atubwira ukuntu abana bavutse nyuma ya jenoside mutinya kubaza ababyeyi no gushaka kumva amateka yacu, ndetse na Rebanse yerekana uruhererekane rw'ubudaheranwa. Hari ibikorwa bitandukanye by'inama y'urubyiruko n'abakorerabushake. Hari kandi n'urubyiruko ku giti cyabo biyemeje kurenga ibikomere bafite bakajya mu bikorwa bifasha umuryango nyarwanda. Aha twavuga nka Gasore wabaye n'umurinzi w'igihango, washinze umuryango Gasore Foundation wita cyane ku burezi n'iterambere. Ntitwakwibagirwa imiryango nka Our Past mu kwibuka no kwita ku batishoboye, AURG na GAURG mu gushinga za famille zabafashije guhangana n'ingaruka za jenoside no guharanira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Hari kandi ibikorwa byo kwibuka no gushimira abarokoye abantu n'abatabaye igihugu hatangwa inka y'ineza. Umuryango PLP mu bikorwa byo kwibuka no gukangurira urubyiruko kumenya no kurwana ku mateka yacu imbere no hanze y'igihugu, n'ibindi bikorwa byinshi ntarondora mukora mugamije kubaka igihugu. Turabashimira rero kuko mwumvise tutavuze. Rubyiruko, bana bacu, ntacyo tutakoze kugira ngo tubashe guharanira kujya imbere. Uyu munsi rero mubaye mufite ikibazo cyo gukomeza aho tugejeje ikivi, twakwibaza niba ari abakuru tutagerageje uko dushoboye, cyangwa byaba ari abato batumvise ngo barebe kandi bamenye uko bakomeza. Ndagira ngo mbasabe mwese kubitekerezaho. Urubyiruko mugize umubare munini w'Abanyarwanda, ntabwo rero twifuza kubabwiriza uko muzabigenza. Ibibazo turwana nabyo
ubu ngubu bifite isura yindi ibasaba namwe gutekereza inzira y'urugamba mufite. Muhumure, ntituzahwema kubagira inama no kubaba hafi, ariko amateka y'indi myaka 30 ije kandi narenga nimwe muzayandika. N'urugamba rusaba kutajenjekana gato. Igihe tubonye washaka kuhungabanya ibyo twagezeho, yaba avuga, yandika cyangwa agerageza no kubikora, kuko tuzi aho byatugejeje. Ni inshingano yacu yo kumwamagana, kumurwanya no kumutsinda. Rubyiruko, bana bacu, byarashobokaga ko nyuma ya jenoside twiremamwe ibice, tukarangwa n'ivangura, ariko twahisemo kuba Abanyarwanda, twahisemo ubumwe. Ntabwo ari uko byari byoroshye, ahubwo nuko ari umurage wonyine dukwiye gukomeza guhererekanya uko ibisekuru bikurikirana. Mu mateka y'ahandi hagiye haba jenoside, byaragaragaye ko aho aya mateka atavuzwe bihagije, byarushijeho guha urwaho abayagoreka, bakomeza guteza urujijo ku bakoze jenoside n'abayikorewe, n'ibindi bigamije guhisha ukuri cyane ku bato bakibyiruka. Mu rugamba dufite rero rwo kurwanya ingengabitekerezo, ipfobya n'ihakana rya jenoside, dukwiye kurushaho gushyira imbaraga mu burezi ndetse n'ibiganiro nk'ibi. Aha ndaboneraho umwanya wo gushimira abafatanyabikorwa dufatanya mu kubongera ubumenyi ku mateka yacu binyuze mu biganiro bya podcast hamwe na za rencontres littéraires zinyuzwa ku mbuga za kwibuka n'ahandi. Generation 3.0, bene u Rwanda, nk'abakuru tubafitiye icyizere kandi twifuza kubibona tukiriho, tukabona mwubaka uru Rwanda, mururinda, mururwanirira ngo rukomeze kuba igihugu twifuza namwe muzasigira generation zizabakurikira. Ntabwo mukiri abana bo kwerekwa muri byose, ariko nanone ntakura ngo agere aho atagirwa inama. Mutwegere rero, mudusangize ibitekerezo byanyu, mumenye abo musabana nabo, mumenye guhitamo inshuti nziza, muzirikane ko arizo miryango yanyu uyu munsi n'ejo. Ubu muri mu nshingano zo kuyobora iki gihugu cyacu cyabareze kandi kibakunda. Mu budasa rero bwacu, muhagararane ishema, mugire n'ubushishozi, mujye mwibuka iteka ko abaharaniye agaciro k'igihugu cyacu bari urungano rwanyu, bashyize igihugu ku murongo, banemeza ko u Rwanda ruzarera urungano rushya, ari mwe the new generation. Igihango cy'urungano rwabo kibabere isezerano ryo kurinda ibyagezweho no mu kongera kubaka u Rwanda. Imiyoborere yita ku muturage kandi idaheza, iterambere ry'igihugu n'imibereho myiza yubakiye ku muco wacu ntacyo twabinganya. Gutsinda rero cyangwa kunanirwa ntibiri mu mahitamo yanyu. U Rwanda ruhore mu mutima, ubwenge no mu maboko yanyu. Bana bacu, bene u Rwanda, nyuma y'imyaka 30 dutekereza ko mutazagira muti umubyeyi yakuraga ibyamunaniye, ahubwo muzavuga muti umubyeyi yakuraga ibyo uzakomeza ukanarushaho. Twizeye rero tudashidikanya ko muzakomeza igihango cy'urungano kuko muri bene u Rwanda. Murakoze, dukomeze kwibuka twiyubaka.